nubwo buryo ki twaburanye ariko nkamwe bakozi cyangwa se abantu mureberera abana badafite ababo, ubuzima budafite ababo buragoye, bumeze nka leta mbi. Twaje kubona leta y'ubumwe, leta y'imfura, RPF Inkotanyi n'ababyeyi. Hanyuma rero umuryango utihebye murakabyara, mwabyaje inka, mumeze nka Kagame. Ijwi ry'umubyeyi utiheba, muzambwirire n'uwo mubyeyi mumubwire ngo uri imfura nka Paul Kagame.
Haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Dushimye Imana yacu kugira neza bugacya bukira. Imana yacu izi kurinda ibyo abana b'abantu badatekereza byo. Imana yacu irabitekereza ikabishyira muri bije, ikarinda ijambo ryayo, ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rizagire gute rizasohore. Mu gihe gisa nk'iki rero hari icyo Imana yavuganye natwe se, hari icyo Imana yakoze hagati muri twebwe, ariko kuri munsi wa none kuri isaha kuri itariki Imana yacu iragishoje. Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Njye uhagaze nk'umusangiza w'amagambo, amazina yanjye nitwa Abayisenga François. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Mbibwiye kugira ngo tuganire muri iyi gahunda tuziranye. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Turanezerewe rero, tunejejwe n'abashyitsi bahire bakandagiye muri uyu muryango wacu. Tugiye gusenga Imana rero, nitumara gusenga Imana twakire mukecuru. Imana yacu nishimwe atubimburire iki gitaramo cyacu. Mana yacu nziza, nyaguhora ku ngoma byiringiro byacu, turagushimye kuri kino gicamunsi. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, n'uhabwa icyubahiro cyane. Ugira neza bugacya bukira, Uwiteka n'uhimbazwe. Mu wagiriye neza natwe watugiriye neza muri uyu muryango, n'uhabwa icyubahiro cyane. Nyakubahwa Imana Data, waturindiye iwacu tutari tubizi, ariko nyakubahwa nk'uko umuririmbyi yavuze ngo umenya ibyifuzo byacu tutarabivuga, ngo isaha yabyo yagera ukabisubiza, n'uhimbazwe. Uko niko wabigenje, waturindiye iwacu tutari tubizi, ariko Mwami Imana isaha yari iyi ngiyi urabishohoje nk'Imana. Nuhimbazwe nyaguhimbazwa n'amahanga. Turongeye turamubonye rero Yesu, nukirwa hejuru, natwe tuguhereje icyubahiro. Zina rya Yesu Kristo, umuryango uteranya gutya tuguhereje icyubahiro, kuko uri Imana izi kurinda. Mana Mwami Imana waraturinze, uturindira n'uwacu, nuhabwa icyubahiro cyane. Nyakubahwa Imana Data wa twebwe dukunda,
turi imbere yawe rero Uwiteka, izina rya Yesu Kristo tugiye kwinjira mu mwanya mwiza w'ikiganiro. Mana mwami Imana, turagutumiye kugira ngo ube bugufi bwacu, turagutumiye kugira ngo duhagarare hagati mu kiza, turagutumiye kugira ngo umucyo wawe utugote, turagutumiye kugira ngo imbaraga zawe tuzenguruke, turagutumiye kugira ngo amahoro yawe aganze buri wese uri muri iyi saro, izina rya Yesu Kristo. Mana mwami Imana, nkundira utegeke kandi nkundira uganze kuko uri Imana. Urakoze, turagushimye Yesu, nkundira uganze utegeke urakarama, icyubahiro ni icyawe, gutegeka uganze n'ibi byawe, mu izina ryawe urakoze Yesu, amina. Mukecuru tumuhaye ikaze muri uyu muryango wa Jean Marie, tuguhaye ikaze, haguruka mu byubahiro byawe utambukane isheza kuko umwami Imana yari guhaye, nuko uze tubwire nyine akari ku mutima wawe, icyo umwami Imana yashyize ku mutima wawe nawe ukidusangize nk'umuryango ungana gutya. Imana yacu niguhereza umugisha. Murakoze kuduha karibu muri uyu muryango wanyu. Nitwa Ufiteinema Umuta, umunyamabanga w'umuryango CCMES mu magambo ahinnye, mu Kinyarwanda ni Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye. Ndatekereza uwo muryango mwaragiye mwumva. Naje rero nturutse mu karere ka Rubavu, ubwo ibindi turaza kubiganiraho nyuma, bwari uburyo bwo kubanza kubibwira. Turagira rero ngo tuze kuganira twese tuziranye, ariko ndabona uko twateraniye hano, hari inshuti, hari abaturanyi, hari abavandimwe, hari abafite isano ya hafi y'igikorwa kitugenza uyu munsi ya Perusi, kugira ngo bitaza kudutwara igihe kirekire. Mu kwibwirana twahera ku bantu bafitanye isano na Perusi, ndumva ari byo byaba byiza. N'abaturanyi bagira nk'ubahagararira nabo nk'abangahe, ntabwo abantu bose ariko twabanyuza hano. Murakoze. Njyewe nitwa Burema Jean Marie, bakaba bateraniye hano mu rugo iwanjye, bazanye mushiki wanjye bita YANKURIJE Perusi. Nitwa Uwiragiye Esiteri, nkaba mbonye murumuna wanjye witwa YANKURIJE Perusi. Nitwa Dusabimana Donata, nkaba mbonye murumuna wanjye YANKURIJE Perusi. Nitwa Nsengiyumva Marcel, abandi nyirarume w'abana, akaba ari mushiki nyina, ari mushiki wanjye. Amazina yanjye Twagira na Hasoni, aba ni abaturanyi b'iwacu. Nitwa Usabwimana Leya, nishimiye kubona muramukazi wanjye. Nitwa Wayita Angelique, YANKURIJE Perusi twarareranywe ku Cyoma hafi ya gereza. Twebwe twari dutuye haruguru yayo, nabo baba kuri gereza. Gereza ya Ririma. Nitwa Nyirabagenzi Philomene, nkaba ndi nyina wabo wa YANKURIJE Perusi. Nitwa Muhimpundu Marie Jeanne, nkaba nishimiye kubona mubyara wacu. Murakoze. Banyita Twagereza Celestine, kandi umuyobozi w'umudugudu wa Nzobe, ari wahangaha muri turi kumwe hano. Murakoze. Ubu ngubu rero tugiye kuganira tuziranye, ariko ubu nanjye ngiye kubibwira mu magambo arambuye. Nabwiye ko nitwa Ufiteinema Umuta, ndi umunyamabanga w'umuryango CCMES, nkaba n'umukorerabushake w'uwo muryango. CCMES mu magambo arambuye y'Igifaransa ni cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda tugenekereje twavuga ko ari ijwi ry'umubyeyi utihebye. Umuryango CCMES ni umuryango utegamiye kuri leta, ufite intego yo gushaka abari abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, no kubafasha gushakisha imiryango yabo baburanye nayo. Umuryango CCMES rero wabonye ubuzima gatozi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Icyicaro cyawo kiri mu karere ka Rubavu, ariko ukorera hirya no hino mu gihugu. Umuryango CCMES washinzwe n'umubyeyi witwa Mukamurindwa Beatrice,
wabuze nawe abana be 3 n'abisengeneza be 2. Yakomokaga mu cyahoze ari perefegitura ya Butare, ubu ngubu ni mu karere ka Huye, umurenge wa Rusatira, ariko ubu ngubu aba hanze mu Bubiligi, kuko Jenoside yabaye n'ubundi ari mu Bubiligi, abana be yabasize ku ivuko aho ngaho i Rusatira. Ubwo rero umubyeyi niwe wafashe wagize umuhamagaro wo kuba nawe yakomeza gushinga uwo muryango ufasha abantu gushakisha baburanye nabo, kuko yabonaga atari we wenyine, hari n'abandi benshi, ashaka gutinyura abafite ikibazo nk'icyo kugira ngo bahaguruke bashakishe baburanye nabo. Ubwo rero nk'inshingano z'uyu muryango cyangwa intego z'uyu muryango zo gushakisha abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, uwitwa Yankurije Perusi, umwana wanyu, yumvise ikinamico y'umuryango wacu yitwa Abacu. Iyo kinamico ikangurira abanyarwanda gushakisha abo baburanye nabo, itambuka kuri radiyo Rwanda buri wa gatatu saa 2:15 z'umugoroba na buri wa gatanu saa 12:15 z'umugoroba. Ubwo rero yarayumvise, ariko yajyaga yumva, ariko umugabo ni wamukanguriye guhaguruka ngo nawe ze ashakisha umuryango we atugane. Ubwo rero iyo ikinamico irangiye hari nimero batanga, umugabo yarayihamagaye, uwamwitabye amubwira ko afite umudamu ufite ikibazo cyo kuba atazi aho akomoka. Na hano rwose nanamushimira ko yakoze igikorwa cyiza agatinyura umudamu we. Ubwo rero iyo nimero yahise amuhuza n'umuntu wacu, avugana na Yankurije Perusi, amubwira mu ncamake uburyo yabuze, amubwira ibyo yibuka, ibyo bibuka bikeya. Yavuze ko papa we yitwa Edward, mama akitwa Gatarina, kandi ko bari batuye mu cyahoze ari perefegitura ya Kibuye. Avuga ko mu bavandimwe be yibuka witwa Dusabe, akibuka Dusabe nande hari n'Uwiragiye. Nanone yibuka izina rya sekuru Zefaniya na nyirakuru Tereza. Akibuka ko yabuze ari kumwe na nyina wabo witwa Foromina, ariko Foromina nyina wabo akaba yari afite umugabo witwa Rukundo Pierre, wari umucungagereza i Bugesera. Niyo bari mbese Jenoside yabaye, Foromina yaramujyanye iwe i Bugesera, amukuye ku Kibuye ngo yaje kubasura, noneho agenda amujyanye iwe. Jenoside rero musanga i Bugesera. Pierre rero nawe yari umucungagereza, ariko akatubwira ko atazi iyo gereza ngo ni iyihe. Umva ko byaje kumenyekana nyuma ko ari gereza ya Ririma. Yibuka nanone abana, umwana witwa Robert wabaga kwa Foromina, ngo yari murumuna w'umugabo wa Foromina. Undi mwana yibukaga wo muri urwo rugo, hari undi mwana witwa Solange, nawe umwana wa Foromina. Nanone akibuka ko ngo bavomaga ku mugezi bita ku Shorero, ariko muri Kibuye, ntabwo ari Bugesera. Ubwo rero tuntu twose twatugendeyeho, twumva ko ari amazina, kuba yaravugaga Kibuye akavuga Bugesera, akavuga n'amazina amwe namwe, duhita tubigenderaho tukora itangazo. Itangazo rero dushyiraho n'ifoto ye, turinyuza ku mbuga nkoranyambaga, Facebook na WhatsApp, tunyanyagiza hirya no hino. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri nibwo twahamagawe n'umuntu avuga ko Foromina uvuga muri iryo tangazo nyina wabo ashobora kuba muzi. Ariko baracecetse, dushaka ukuntu twagira kuri Foromina, dushaka nimero ze, uwo muntu ngo azitugezeho, ntibyadushobokeye. Kuri 24 z'ukwezi kwa kabiri muri mwaka turimo nyine,
nibwo twahamagawe n'umuntu witwa YT Angelique ariwe wavuze ko yareranywe na YANKURIJE Perusi, atubwira ko Forumina muzi kandi ko yareranywe yari umuturanyi wa Perusi, ko ababyeyi be no kwa Forumina bari inshuti bagenderanaga. None aravuga ati Forumina muheruka acuruza mu isoko rya Kigabiro mu mujyi wa Rwamagana. Atari kumuheruka kera muri 2009, ubu ngubu ntabwo nzi amakuru ye, ariko ndashakisha abantu basengana batuye Igishari, hari igihe nabona nimero ye. Yakora yatubereye umwana mwiza, arakomeza arashakisha nimero ya Forumina, ageze harayibona. Ariko nubwo yayibonye yanze guhita duhuza nawe, yagize amakenga, ati se abo bantu bashakisha batanze itangazo aho nibaba bateka mutwe, ntabwo umuryango wacu yahise wizera. Murabona ibyateye ubu ngubu, amakenga yo ni ngombwa. Ubwo yarongeye arampamagara, ate se none nimba mubwira Perusi mutamufite, murabona ntaba ntamukomerekeje ko birutwa no kubireka. Ubwo naramubwiye numva ntabwo twatinyuka gushyira itangazo ku mbuga nkoranyambaga, isi yose irisoma, ngo hanyuma tujye kubeshya isi yose. Ni wowe mudushakire uduhuze nawe, Perusi turamufite, n'umpuza nawe nkumva ko ibimenyetso Perusi yavuze ko bihura n'ibyo nyina wabavuga, tuzashaka gahunda, tuzashaka umunsi tubahuze. Ubwo yagize atya kuko kwitangazo hariho nimero yanjye n'indi y'umumama uri Kigali, ni vice presidente w'uyu muryango, hariho nimero 2. Arongera nawe aramuhamagara agira ngo ahinyuze ibyo namubwiye. Nawe amumara impungenge, amubwira ko tudashobora gukora iryo kosa ryo kumama abantu, gushyira ikintu ku mbuga nkoranyambaga tubeshya abantu. Noneho rero amatsiko amaze gushira, yihamagariye Forumina. Ubwo amubwira ko umwana wabo Perusi yankurije, ko hari umuryango ushinzwe gushakisha abo bana, ko bamufite. Forumina nawe ariko ntiyabyakire, murabyumva nyine ni nk'inzozi. Ubwo rero ariko nsubiye inyuma gato, uyu YT yashatse ko ngewe namuha nimero za Perusi akaba ari umwihuriza na Forumina. Ariko ndamubwira ntumva, ushobora kubikora ukabikora nabi, twe dufite uburyo ki tubahuza. Ushobora kubikora uzi ngo urimo kubakorera neza, ahubwo ari ugiye kumukomeretsa kurushaho. Ntabwo Perusi ari uwa mbere tugiye guhuza. Perusi ubwo tugiye kumuhuza ari umwana wa 8. Duhereye mbere ikinamico nababwiye yatangiye tariki 19 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka, uriya mwaka ushize, kugeza ubu ngubu guhera kuri iyo kinamico tumaze guhuza abana 5, naho mbere y'iyo kinamico twari twahuje 3. Murumva ko iriya kinamico yagiye ikangura abantu. Ubwo rero amaze kumpa nimero ya Forumina twagerageje kuganira, ngenda mubaza duke, nsanga koko nibyo. Noneho dufata umunsi wo kuzaza ku mugaragaro, tubazaniye umwana wanyu Yankurije Perusi. Ariho twazanye rero iki gikorwa cyatuzanye hano uyu munsi, tariki 27 z'ukwezi kwa 2 2023. Nibwo twazanye umwana wanyu Perusi Yankurije kugira ngo ze arebe umuryango akomokamo. Ubwo rero Perusi kugira ngo atubone, abikesha nyine iyo kinamico inyura kuri Radio Rwanda nababwiye yitwa Abacu twanyujijeho. Ariko nagiraga rero ngo mbabwire ko uyu muryango wacu watangiye kera nkuko nabibabwiye, twabonye ubuzima gatozi 2015, ariko nitwabona ubushobozi bwo kugira ngo tugere no mu cyaro cya kuri. Ubu ngubu iriya kinamico nibwo yari itangiye gutanga umusaruro, igera kuri wa muturaga uri kure cyane mu cyaro, kuko abantu bose umva Radio Rwanda kandi nta itagera, irahagera. None rero iyo kinamico
irimo iragera ku musozo, kuko muri kwezi kwa gatatu ibi bice byateguwe twashoboye kwishyura bisaba birangiye kandi iranahenze. Ubushobozi bwacu rero nubwo mwumva ngo turi ONG ngo umuryango utegamiye kuri leta, nta nkunga twari twabona. Ubwo ni ukuvuga ngo nimwumva itakihaca ntimuzagire ngo wa muryango ntugikora, ahubwo tuzaba turiho twikabakaba dushakisha hirya no hino dusabiriza, niko nabivuga, kugira ngo turebe ko twabona nk'umuntu w'umugiraneza wavuga ati ngiye mbatwereye iki, kugira ngo twongere bashyireho ikindi gice gikurikira aho izaba yaragarukiye. Kandi iriya kinamico iri gutanga umusaruro, kandi hanze haracyari abana benshi turabafite, ariko ababyeyi ntibaratinyuka kugira ngo bahaguruke bashakisha abo baburanye nabo. Dufite abana, dufite benshi rwose, sinaba ngo ni benshi cyane, ariko batari bamenya ngo baturukahe. Ababyeyi rero bahagurutse bagashakisha, abana babona imiryango yabo. Ahubwo nuko bamwe bakitinya bavuga ngo barabaseka, ngo bariho barashakisha abatakiriho, babaca intege, kandi abana barahari. None se mwari muzi ko Yankurije akiriho? Ntawabikekaga. Niyo mpamvu rero ibingibi bishobora gutuma n'undi wese uri hano cyangwa uri budukurikire iyi video, niba nafite umuntu yaburanye nawe wari ukiri muto muri kiriya gihe cya Jenoside, nawe yahaguruka agashakisha. Ubwo rero uyu munsi ndumva ari iki gikorwa cyatuzanye hano, igikorwa cyiza, gikorwa abantu bose batakekaga. Ni igikorwa twavuga ni ibitangaza by'Imana, kuko imyaka ibishize ni myinshi, abantu bose benshi baba barihanaguye bavuga ngo imyaka ishize ni myinshi ntawe ukiriho. Ubwo rero nagiraga ngo hagire umuntu wigira imbere mu bahagarariye umuryango, agira icyo atubwira uburyo mwaburanye n'umwana wanyu Yankurije. Ubwo na Yankurije araza gukurikiraho natubwira uburyo ki nawe yabuze, kugira ngo abantu bajye bumva ko bishoboka. Murakoze. Nitwa Nyirabagenzi Philomene. Yankurije Perusi ni umwana wa mukuru wanjye, ubwo ndi nyina wabo. Yankurije Perusi namukuye iwabo nifuza ko twabana mu rugo rwanjye, mbona ko nanjye maze kubyara. Yankurije Perusi yari umwana muto, afite imyaka 4. Yankurije Perusi turabana, ambera umwana. Natunguwe no kumva amagambo ari mu itangazo avuga ngo yavukiye ahantu ku Kibuye, ngo yari afite ba se wabo bankunda Abatutsi, ba se wabo kwa Mukasarasi, ngo ba nyirarume ba Mariseli. Narumiwe, yari muto cyane. Nkaba rero numva ngewe byandenze. Umubyeyi utihebye, ni ukuri ntimukihebe, muri imfura. Rero Yankurije Perusi yari umwana nk'abandi. Hanyuma igihe cy'94 twabaga ahantu bita Iririma ku Cyoma. Umutware yari umucungagereza. Hanyuma itariki 7 z'ukwa 4, ubwo abantu batangiraga gupfa, byari bikomeye, byari birenze, namwe murabizi. Leta mbi, leta idagira umugongo wo guheka, ubwo yavugaga ngo hapfe Abatutsi. Nshuti z'Imana, ntago narinzi icyo ndicyo, ariko abicanyi bo bari babizi. Umwe araza arambwira ngo ariko ko ufite isura nziza ntago uri Umututsi. Ntumugabo ntago mbizi, agira ngo ndamubeshye. Hanyuma itariki ya 8 azana igitero.
bazanye igitero nari nicaye hanze ndi kumwe na Perusi, ndi kumwe na Robert na Solange. Nuko ku itariki ya 8 baraza barambwira ngo ni wowe witwa Foromina. Ndababwira ntoya ntabwo ari njye, kuko nabonaga ikibazanye, ariko babona ndakomeye. Abamama barumirwa barangije, ndetse hari umugore umwe twari duturanye yarambwiye ngo uko nari nzi ko uri Umututsi. Ndamubwira ntabwo mbizi, nabimenye nyuma rero ko ndi umwe mu bo bashaka kwica, ariko abashakaga kunyica bo bari baramaze kumenya. Nta muntu nigeze mbwira ubwoko bwanjye, twari twahagiye ku bw'akazi, birangiye bamenya ubwoko bwanjye. Hanyuma umwana mbajyana mu nzu ndababwira ngo reka dusenge Imana. Ku itariki ya 9 njya mu cyumba cy'amasengesho, ariko ku itariki ya 8 ari nijoro Perusi arambwira ngo ko bari kwica Abatutsi turabaki. No problem. Turabaki. Umwana murabyumva najunguje ubwenge, ariko narakuruye nibuka ko mu ishuri bajyaga bavuga ngo Abatutsi bahaguruke, Abahutu bahaguruke. Nibuka icyiciro nari ndimo, umwana mpita mubwira ntoya ntago turibo, ntugire ikibazo, ntago batwica. Ndamukanseringa, ariko nge nari mbizi. Hanyuma ku itariki ya 9 njya mu masengesho, ngiye mu masengesho aho ngaho Imana irambwira ngo izandinda. Imana ni umukozi w'umuhanga, umuryango utihebye, n'ukuri sinabura kuwushimira. Binkundiye nawuvugaho kenshi. Yes, ijwi ry'Umubyeyi Utihebye. Murakabyara mwabyaje inka, muri imfura cyane. Hanyuma mvuye mu masengesho menya yuko Imana inkizeho uburinzi. Irambwira ngo nzanyura mu bikomeye ariko nzabaho. Ndavuga ngo Mana ushimwe ko nzabaho. Ariko ntangiye kubona imihoro, mbona abantu, mbona imihoro, mbona imisumari, mbwira Imana ngo Mana uzandinde gupfa urupfu rubi. Naragukoreye, ntago nigeze niyandurisha ibyo abandi bagombaga kwiyandurisha. Mu buzima bwanjye sindanywa inzoga, n'ibindi byose bigaragaza ibintu by'ibyaha ntabyo njya nirinda cyane, n'Imana ikamba hafi. Hanyuma Perusi arangije ku itariki ya 10 mza kumenya ko bari butwice, bari buze kutwica. Nubwo namenyaga amakuru ntago nayabwiraga abana. Bakambwira ngo ko tubona abantu bari kunyura hano bafite imihoro, bafite iki. Hanyuma kuri 11 umukozi wanjye yari yaransezeye aragenda. Umukozi wanjye bamuturukana mu Masaka, azamuka yiruka yinjira mu nzu. Abaturanyi baho hakurya bo ku Cyoma bashatse kumusanga mu nzu, ndababwira ngo inyamaswa yigiye mu nzu ntabwo bayikurikira, nta burenganzira mufite bwo kunyinjira mu nzu. Urumva nihaye iki akanyabugabo, nta jambo nari mfite, ariko Uwiteka yo kabyara ntajya buri uko agenza. Yari yarambwiye ngo azandinda, nubwo nzanyura mu bikomeye nzabaho. Ndababwira nta burenganzira bari bagiye kugira. Ni basaza b'umugore wari inshuti yanjye, nawe yari afite umugabo w'umucungagereza. Hanyuma Perusi agira ubwoba cyane, yari afite amaso manini, natunguwe no kubona afite amaso mato. Niba ari uko yari ari mutoya ntago mbizi, ariko akagira amagambo make, ajenga amarira mu maso. Ndamubwira ngo humura, sinakubwiye ko tutariho. Ariko ashobora kuba yari yamaze kubyumva mu mbuga yakinaga, kuko n'abagore barabivugaga ko nzapfa. Nzi kumenya ko tuzapfa ku itariki 11. Hanyuma umugabo atira imodoka, maze gutira imodoka adushyiramo, turagenda. Tumajije kugenda tugeze ahantu nyabagendwa, baramubwira ngo natuvanemo. Baramwicaza ngo ntabwo bashaka ko bagenda, Abatutsi bagomba gupfa. Ashaka gukoresha imbaraga kuko yari afite
ubushobozi, yari icyo gihe yari agifite n'imbunda, ari umucungagereza. Hanyuma bamwicaza hasi, imbunda barayimwaka, bagiye kumwica. Ijambo navuze narabwiye Imana ngo Mana, nzi ko ushoboye byose, indinde gupfa nabi. Hari icyobo kinini bicaga abantu bakabashyiramo, bari bafite nta mpongano iriho imisumari, imihoro iriho amaraso. Hanyuma Perusi agira ubwoba, agize ubwoba ndamwiyegereza, ndamubwira nti humura, ndamukomeza, ariko babona ndakomeye. Gusenga ni byiza, kumenya Imana ni byiza. Hanyuma batangira batwicazaho ngo batwice. Bamaze kutwicazaho, ijoro riragera, rimaze kugera, kubera ko Imana yari yavuze ngo nzabana namwe. Hanyuma umuntu w'umudivantiste, nkunda abadivantiste, nuko bitanshobokera ngo mve mu itorero narerewemo, ariko nkunda abadivantiste, Imana ijya ibahereza umugisha. Araza arambwira ati mama we, ndakuzi wangiriye neza, ndakuzi wangiye muri iyi ririma, none inzira zinaha urazizi? Ntabwo nari nzizi. Ariko arangije arambwira ati rero umugore wanjye yambaye umupira utukura n'igitenge cy'icyatsi, ntabwo muri buvugane, wowe uruze kumureba. Ndavugana nta kibazo. Nshuti z'umusaraba, ntabwo yari nge Foromina, nuko nihagararagaho nk'umuntu wasenze. Numvaga ko baravugaga ngo Imana y'Abatutsi ngo ntayihari, ngo abantu sinzi, bakavuga ibintu byinshi, ariko ngahagarara ku cyo navuganye n'Imana. Mbona amaraso atangiye kumeneka, mbwira Imana ngo Mana, nta muntu nigeze mpemukira. Hanyuma ngiye kubona mbona umugore koko nk'uko bamumbwiye aratambutse. Amaze gutambuka, ubwo umugabo wanjye yari ari hasi. Hanyuma mfata abana, nari mfite uruhinja rw'ibyumweru 2. Mfata abana, ndabafata Yankurije Perusi na Robert, ndabafata gutya, duca inyuma y'intumbi zari zamaze gupfa. Hanyuma n'abandi bari bahagaze, bari gutemagura, duca inyuma gutya, ndabafata, turanyerera. Mw'iki kinyejana baravuga ngo gucomoka, turabacomoka. Ndagenda kubera ko bari bambwiye ngo umugore yambaye umupira utukura, ngenda mukurikira, anyura mu ishyamba, aramanuka. Ndagenda, arahagarara, arangije arambwira ati rero hariya mpabonye bariyeri, murare hano, muze kugenda nka 8, Imana iguhe umugisha, igendere. Nuko twagendaga amanywa yacu, nge na Perusi na Robert. Rukundo we yasigaye aho, ariko tugeze aho twari turi nza kumubona, turongera turahura. Tuguma kugenda twitwaje ijoro, twitwaje imvura, abantu bagiye kurya inka, abantu bagiye gufata amafaranga ngo bishe umuntu ufite amafaranga. Tugenda gutyo, niho nisanze ku kabaya. Ndabaza, barambwira ngo ni ku kabaya. Tuhagera nijoro, n'amatariki ntibuka, ariko bucya bakoresheje inama baravuga ngo n'uwo mugabo simwibuka, ngo urumamfu ngo ruve mu buro. Hajya ninde wabivuze? Avuga ngo urumamfu ruve mu buro. Noneho imbere y'ahantu twari twakambitse hari umukecuru. Arangije arambwira ati mwana wanjye, n'abahungu banjye bavuze yuko uri umututsi bari bukwice, iyi nzu yose bari buyizimye. Hanyuma buracya, mfata uno mwana, ari umumama bita Rufonsina na Ridefonse, umugabo we Ridefonse yari umucungagereza. Ndamufata, ndamutwara. Nari namaze kumenya ko inzu bari buyizimye. Ntabwo nabwiye Perusi ko musize. Mbwira Perusi, ndamubwira ngo bugiye kwa Ridefonse, mbwira Jacqueline ngo bumumfatiye, ndaje. Murumva ntabwo nari kubibabwira, kandi yari umwana, ntabwo nashakaga ko ahungabana. Ndangije musiga aho ngaho, ndagenda. Nibwo nagendaga ndamanuka, ntabwo nza aho hantu. Hanyuma mpasanga igitero, baravuga ngo uri umututsi. Ndababwira ngo ntabwo ndiwe. Ngo shira intoki mu mazuru, birananira. Ndababwira ntabwo zijyamo. Uko kandi ni ukuri, ndababwira ngo ntabwo zijyamo. Ngo ariko ko ufite ivogonyo, abandi ngo ntabwo ari we, abandi ngo ni we. Hanyuma bazamura, kubera nari mbyibushye, bazamura imyenda, bandeba mu ntege. Umwe aravuga ngo ni umututsi,
hanyuma hari umugabo ngo wicaga akicara imwe, baramubwira ngo nankubite ahereye inyuma. Uko yakubise, njyewe nari ndi gusenga, nasize uyu mwana, hanyuma na Robert nawe mubitsa ahandi, njyewe njyana n'uwo mpetse witwa Solange. Hanyuma niba yarampushije ntabwo mbizi, arampusha antema hano inyuma, ariko narabyumvisha akubise, ndavuga ngo mu izina rya Yesu ndahagarika imihoro ku buzima bwanjye. Mana, si we navuganye nawe? Ntabwo yashubijemo, nagize ngo napfuye, ndahumiriza gutya, nza kubona ntabwo napfuye. Hanyuma abandi haturuka umugabo nanone w'umudivantiste, aramubwira ati ngende umudivantiste w'umunsi wa 7, mbabara we kwica no mugore, ngo ko none ko ari umututsi tubonye mu ntege ze, ngo ni umututsi, ngo reba n'iki cyana afite, ngo reba ngo biki. Ubwo wa mugabo we bamukubitiye aho ngaho, bamusigaho ameze nk'intumbi. Bigeze saa 8 nanjye ndigendera, ndaguma ndagenda, ndarorongota. Ntabwo natakaranye na Perusi, nubwo buryo nasize Perusi, ntabwo namusize mwanze, ahubwo ni nakaga, ni leta mbi. Mwana wanjye rero Perusi, Imana ishimwe ko yaguhuje n'ababyeyi. Ijwi ry'Umubyeyi, Imana ishimwe, kandi uriho urahumeka umwuka w'abazima. Humura, wahuye n'ababyeyi, wahuye n'ijwi ry'umuryango utihebye. Ntabwo biheba, ntimukihebe, Imana iracyahari. Nubwo buryo ki naburanye na Perusi, nubwo buryo ki twaburanye, ariko nkamwe bakozi cyangwa se abantu mureberera abana badafite ababo, ubuzima budafite ababo buragoye, bumeze nka leta mbi. Twaje kubona leta y'ubumwe, leta y'imfura, RPF Inkotanyi n'ababyeyi. Hanyuma rero umuryango utihebye, murakabyara, mwabyaje inka, mumeze nka Kagame. Ijwi ry'Umubyeyi utiheba, muzambwirire n'uwo mubyeyi, mumubwire ngo uri imfura nka Paul Kagame. Yanze amacakubiri, yemera kuva mu rugano, araza araturengera. Iyo FPR Inkotanyi zitagoboka, ntabwo twari kubaho, ntabwo nari kuba mpagaze aha, ntabwo nari kuba mpuranye n'aba bantu twari duturanye, ntabwo nari kuba nongeye kubona Perusi. Muzamumbwirire ngo uri imfura, uri intwari, uzabuhorane. Murakoze. Utubwiye ko Yankurije Perusi wamusize mu rugo, wamusigiye umugabo witwa Ildefonse n'umudamu we Jacqueline, kandi wari watubwiye ko mwatandukanye mugeze ku kabaya. Ese abo bantu bari batuye ku kabaya? Ese nyuma yaho baje kukubwira amakuru nabo baje kubura Yankurije? Turagera ngo dusobanurire twumve uburyo ki mwaburanye. Murakoze cyane. Ntabwo naje kumenya uko byaje kugenda. Hanyuma navuye aho ngaho n'ubundi barahava, ariko impamvu namumuhaye nari namaze gusobanukirwa ko atari mu bahigwa. Ni hehe nyine? Ni ku kabaya. Nabo barahungaga? Yego, nabo barahungaga. Hanyuma ndamumubwira ngo musigaranire umwana, ndaje. Kubera ko n'ubundi twari duturanye kuri gereza, twahunganye gutyo, kandi nizera ko nabanaga nabo amahoro. Niyo mpamvu namusigiye umwana, ndamubwira ngo mfasha, ndaje. Hanyuma nza kumva ngo narabyumvishe ngo yarapfuye. Nasubiye ku kabaya 95, njya ku kabaya ndabaririza, bambwira ngo Ildefonse yagiye muri Kongo. Njya muri Kongo mfite resepasi. Icyo gihe njya muri Kongo nshakisha mu bana, bakanyereka abana. Njya mu cyahoze ari Rubavu, ndetse banyinjiza muri Oroferine, aho bari bakusanyirije abana baburanye n'ababo. Mburamo Perusi, barakambwira bati ntabwo umwibuka. Ndamwibuka, namureberaga, nari muzi ku kirenge,
cyane, nicyo kintu nari narafashe. Nari navuga ngo aho nyine agenda hose nkamubona, niyo yaba yapfuye nabimenya ko Perusi yatabarutse. Narebaga, nakontaga ku birenge bye no mu maso ye. Aho niho nari nzi Perusi nanjye, kuko yari akiri umwana. Muri uko guhunga kwawe ntabwo wigeze ugera Kongo, wagarukiye mu nzira? Nagarukiye mu nzira, nagendaga muri uko guhunga, nagendaga mfite intego yo kujya muri stade y'Igitarama. Narahageze n'amaguru yanjye, ubwo nari ndi njyenyine na Solange uruhinja muhetse. Ijoro ijoro niryo ryabara amanywa yanjye, cyangwa imvura nagira Imana ikagwa, nkanywa amazi, narangiza nkoga, imvura iri kugira, nagendanaga ishaka n'agakarito ko guhekenya, nkafata ishaka nkarihekenya nkaricira mu kanwa k'umwana. Ntabwo nari ngifite amashereka, kuko ntabwo nari mfite uwangahuriye, ntabwo nkunda gusaba. Iyo uri imfura upfa uri imfura, iyo uri intwari upfa uri intwari, ntabwo nkunda gusaba. Naravugaga ngo uko byagenda kose navuganye n'Imana ko izandinda. Hanyuma iryo shaka narihekenyaga, narangiza nkaricira mu kanwa ka Solange. Imvura yagwa, agakarito nagendanaga nari naratose, murabyumva, ariko nkagerageza kukabika neza, nkamushyiramo nkamubundararaho. Imvura ikagwa ikanyagira, hanyuma nkasamisha akanwa kanjye kugira ngo tubone amazi, nkamuha amazi y'imvura, nanjye nkanywa, nkanakaraba, mu ijoro ngafata inzira nkagenda. None Robert we rero byaje kumugendekera gute? Wavuze ko Robert ahantu nari namusize barabishe, na Robert baramwica. Naje kubimenya, njyewe no kwibuka, ni ahantu Igitagata. Aho hose nahagenze n'amaguru kandi sinari mbizi. Hahandi abagore twagendanaga barangiza, iyo ku manywa nkabona igihiriri cy'impunzi nazijyagamo, barangiza abagore bakambwira ngo ntabwo nemera, ngo ntabwo ngomba kuhunga, ntabwo Abatutsi bagomba gupfa. Hari n'umumama nabwiye, yari afite ibintu byinshi, ndamubwanizana nkwakire, kandi se shanze kwikorera, ariko nagira ngo nanjye nisanishe nabo. Arangije arambwira ngo wowe mu bapfu uzapfa, nturibeshye cyane, ntabwo Imana izemera kungabiza abagizi ba nabi. N'uwo mumama nawe nagiye kumusura ahantu bita Nyakabanda, nagiyeyo nsanga yabuze umwana, hanyuma atungurwa no kuba narinjiye muri Kongo. Uwo mwana nari muzi, bamwitaga François, mubona mu mpunzi, kuko twaragendanye, nubwo nagendaga bancunaguza, banangaburiye kabiri, ariko bigeze baranyirukana. Anza umuntu w'umugabo araza, baramubwira ngo ari bunyice, menya ko bari bunyice. Undi mubyeyi antiza igitenge cye, ampekera n'umwana, tubasha kubandanya, turagenda tugeze Igitarama. Nashakaga kwinjira muri stade, mpasanga abantu bo muri Kibuye, ndabazi bamwe, barangije baravuga ngo uriya ni mwene Munyabarame Stefan. Nubwo umwana Perusi uri intwari, nubwo yavuze ngo ni Zefaniya, ariko yitwaga Munyabarame Stefan. Hanyuma we araciriritsa mu myaka 4 cyangwa 5 yari afite. Mbona n'ubundi bari bunyice, banga ko ninjira. Icyo gihe ndamanuka munsi ya gereza, hari iriba, nywa amazi, noza umwana, ndangije mbona n'umurambo umumama batemaguye, ariko ntiyapfa. Arampamagara, arambwira ngo wampaye ku mazi, muha amazi. Arangije arambwira ati hariya mu gikapu mfite harimo imyenda, kenyera, ubundi iyindi uyigune, ibitenge ubigune, uheke umwana, humura Imana izabana nawe. Ariko nari mfite igikomere, ubwo namusanze nagendaga inyozi zigenda zimanuka handi nyuma. Hanyuma arambwira ati rero, yarambwiye ngo nuw'imbari, arambwira ati rero uzafata umubirizi uvugute, ujye usiga, ujye umadikamo, ufuke ama n'igitambaro. Ambwira ko yasengeraga kuri ADPR imbari. Hanyuma bari bamuciye amaboko hano mu ntugu, bari bamuciye amaguru,
bari bamubazana hano, nabonye amara n'igihogo, iki gihogo gihorogoma, ariko tukabasha kuvugana. Hanyuma arangije anyigisha uko mpeka n'igihunga cyinshi, umuntu umvugisha gutya yabaye gutya, ariko wa mana we, ariko ndayibwira ntuzambabarire gupfa nabi nk'abo nagendaga mbona. Hanyuma uwo mubyeyi wiriye hejuru nanyuze za Nyakabanda, mushyiriye umwana we muvanye muri Kongo. Njyewe ntabwo nageze muri Kongo mpunga, ahubwo nagiye ndi umunyarwanda ngenda nkinguza ibigo by'imfubyi n'ahandi hantu hari abandi bantu. Hanyuma mburamo umwana Perusi, uwo mwana ndamumenya, ndamumuzanira, atungurwa no kuba mumuzaniye, ariko nabikoreye ko ndi umunyarwanda kandi yarangaburiye. Nubwo yanshonaguje yararetse ndaraho, barateka ndarya, nta kintu nari mfite, sinari mbashije kwikora, nta n'ibyo bari kumpa, nahubutse mu nzu gutyo, ngenda gutyo, sitaragoringa gutyo, nta nubwo nari mfite nzayimana. Hanyuma yaje kuba inshuti yanjye, n'ubu ni inshuti yanjye, yaranakijijwe asengera mu itorero rya DPR, yaje kunsaba imbabazi kubera ko naje kubona leta y'ubumwe, nanjye sinakwanga gutanga imbabazi. Uretse n'uwo wangaburiye n'abampigaga batarangaburiye, narabababariye kuko bakoreshwaga na leta mbi, leta y'inyamaswa, ariko dufite leta y'ubumwe. Paul Kagame aragahoraho, ni intwari, arashoboye, nta kijya kimunanira, Imana ibana nawe buri munsi. Rero mwarakoze kuba mbonye umwana wanjye, ariko najyaga nicara nkumva ko nzabona Perusi. Ubwo navaga mu gihugu muri Kongo, nagiye kuri stade Muganda, naho hari impunzi ku mashuri, ndagenda ndamubura, maje kumubura banyereka utwana, nkacungira ku maguru ye, niyo narenze cyane kuko yo namuciraga inzara cyangwa nkamwoza, yari afite ikinege nk'icyasi. Ubwo rero nari muzi cyane. Hanyuma utwana ndatubura, umusirikare umwe ampereza biswi ngo nzazihe abandi bana aho nzagera mu kigo cya Perusi. Nziha rero abandi bana aho nageze, zari mu madebe, zikararangira naje nkatwaye kari kameze nk'akantu k'ifiyeri nk'akabaga, zirarangira, ariko abana nahazihaga narababwiraga ngo nzibahaye mu izina rya Perusi. Perusi yari yababaje umutima wanjye, ariko nazenga Imana nkabona ko Perusi atapfuye, ikambwira ngo umwana wanjye humura. Niyo mpamvu Imana igihe kimwe imbwira amagambo ari muri Yesaya 4:3 ku murongo wa mbere. Ayo magambo ni ku murongo wa 4, aravuga ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe, ntutinye nzabana nawe, hepfo ngo nzakuzanira urubyaro rwawe ndukura iburasirazuba nduzana iburengerazuba, nza. Hanyuma nza kubona ko Imana turi kumwe neza. Ndabashimiye rero, muri ababyeyi, sinatinya kuvuga ko namwe muri leta y'ubumwe, ni ukuri Imana izabashyigikire, muri imfura nka Paul Kagame. Murakoze. Murakoze. Nitwa White Angelique. Nitwa White Angelique, mvuka mu murenge wa Ririma, akagari ka Nyabagendwa, umudugudu wa Cyoma. Philomena n'umugabo we Rukundo nari mbazi mu mwaka 1994, ubwo habagaho Jenoside yakorewe Abatutsi. Nari nzi ubwenge, njyewe imyaka nari mfite yari 11, urumva nari mukuru. Mama wanjye rero yari inshuti ya Philomena cyane, bakundaga gusengana kenshi no gusurana. Mama iyo yajyaga kumusura, rimwe na rimwe twarajyanaga. Ikindi kandi ahantu bari batuye
kuri kansoroveya, aho ni amazu y'abacungagereza, niho twanyuraga tujya kwiga, kuko twigaga ahantu bita ku Gaseke, niho hari inzira twacaga hagati y'amazu y'abacungagereza ba gereza ya Ririma. Ibyo rero bigatuma kuhanyura kenshi twari tuzi abantu b'abacungagereza n'abana babo, tuzi kubatandukanya n'abandi twese nyine abantu basanzwe. Nihuse rero kuko ntabwo navuga ibintu byinshi kubera umwanya, kandi aho hantu Ririma ngewe mpafite amateka menshi. Kuri iyo gereza ya Ririma niho narokokeye, mpafite byinshi nahavuga ariko umwanya si uyu. Gusa ndashima Imana kuko yandokoye nkaba ndiho muri byinshi byampigaga muri icyo gihe, ariko ubu nkaba ndiho, nkaba nararokotse. Kandi ndashimira Imana yuko uyu munsi duteranye gutya turi gushima Imana kuko Yankurije Perusi abashije kubonana n'umuryango we. Imana yashimye nanjye kubinyuzamo, nubwo nari umwana mutoya, ikampa kuzirikana ibyo bintu, hanyuma ikamfasha burya kuko Imana niyo mugenga wa byose. Ntabwo nakwirata ubuhanga kuko guhera muri uwo mwaka w'1994 kugeza muri uku kwezi ejo bundi mbona itangazo, ntabwo navuga ngo ni jye wabyishoboje. Muzi ko twaciye muri byinshi bibasha gutuma n'umuntu yibagirwa, ariko Imana yaramfashije iranyobora mu rugendo rwose ngiye kubabwira. Nihuse rero ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, hari urubuga mbaho mpuriyeho n'abandi bantu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu cyahoze ari Gashora, kuko ubu byarahindutse ni akarere ka Bugesera. Dufite urubuga. Uwo munsi kuri izo tariki 15 nabonyeho itangazo. Iryo tangazo rya Yankurije ryari ryashyizweho n'umubyeyi umwe tubana witwa Patricia. Ashobora kuba nawe ngo yari yabibwiwe n'umuntu wo mu Bubiligi, urumva ko bifitanye isano y'umumama. Ndarisoma, ariko nkikubitaho amaso, burya ibintu Imana izakora mw'abantu mwe, Imana ni igitangaza. Narikubise amaso ngifungura ku rubuga kuko ndubanaho n'umugabo wanjye, bitamubwira nti ndabona uyu muntu asa n'uwonzi. Ariko arambwira ati reba neza, itegereze. Niyo umuntu arasa n'uwonzi, ati cecekere, numva akantu karankubise ku mutima. Ariko mu kunkubita ntabwo nahitaga numva ngo icyerekezo ni iki. Ni kwa kundi twabuze abantu benshi, imitima yacu ibigenda ihuzagurika, ukekakeka utahari. Ndasoma nditonda, ndikomeza, ndavuga nti reka nsome. Ndasoma, nitegereza ifoto, ariko nsoma amazina y'ababyeyi, papa we na mama we. Buriya mama we, ririya zina wanditse Gatarina ryitiranwa n'irya mama wanjye, ariko ntabwo byankozeho cyane kuko nari namaze kubona ko papa wawe ntamuzi. Ngera hepfo rero mpita mbona ko ari n'inkuru y'ahantu ku Kibuye, kandi ku Kibuye ntigeze mpaba. Nta n'umuntu wo muri famiye yanjye navuga wenda wari waranahatuye. Mpagarikiraho, murambwira ngo byihorere, n'umugabo ndamubwira nti yewe nyine ni bya bindi byacu, umuntu aba atekereza byinshi, ariko ku Kibuye ntiwapi. Bibaho, burira buracya. Bukeye umuntu umwe arampamagara, umwana wari ufite se witwa Rwicamafigi, yari umucungagereza nawe, urumva yakoranaga n'abo ba Rukundo. Umwana we rero umwe wasigaye bita Bukumura Egide arampamagara, arambwira ati ariko shabaye, wakwitegereje neza ririya tangazo ko mwakundaga kugenda hariya ku Cyoma cyane, kandi ko uriya muntu urebye mwaba muri nko mu myaka imwe, ukitegereza neza ukareba ko byibura wamumenya. Ndamubwira nti se nditegereza gute kandi namaze kubona ari uwo ku Kibuye? Ntabwo ari uwo ku Cyoma, ahubwo ni uwo ku Kibuye, mubyumve neza. Noneho ariko akomeje arambwira ati hoya, komeza usome neza itangazo, ririya tangazo usomemo neza hagati uhagere, uraza kubona ko bavugamo
umuntu witwa Philomena wari ufite umugabo witwa Rukundo. Akimara kumbwira gutyo byo njyewe nahise numva ko abo bo mbazi, kuko Rukundo nari muzi na Philomena, nkamenya ko yari afite umwana w'umukobwa, ntekereza ko ari uyu n'uwo Robert, ariko uriya izina ntabwo naryibukaga, n'isura ntabwo nari kuyimenya, ariko nari nzi ko Philomena iyo twajyaga yatugaburira, urumva twaranganaga. Hari igihe najyanaga na mama, kuko mama yacururizagayo ibintu by'imyumbati n'ibijumba, aho nyine mu bacungagereza bari abantu bafite ubushobozi kuruta ubwacu, nk'abantu b'abaturage ruguru, akajyanayo kugira ngo bamugurire. Hakabaho n'igihe antumyeyo atugende Philomena aguha amafaranga yanjye, namuhaye ibijumba cyangwa imyumbati, najyayo akatugaburira. Yari umubyeyi ufite urukundo cyane, ngasangira n'umwana w'umukobwa wari uhari. Urumva amazina niba nari nanayazi kera, ubu habayeho kwibagirwa pe, n'isura sinari kuyibuka, ariko Philomena na Rukundo ibyo byangumyemo. Ubwo rero nkimara kubona bimeze gutyo, nahise nibuka ko mu mwaka w'ibihumbi 2009 nashyingiwe i Rwamagana, ahantu bita Igishari, niho nari ntuye, ku muhanda ukata ujya ahantu ukatira ujya ahantu kuri polisi, niho nari ntuye ruguru y'akarompo. Urumva twahahiraga ku isoko rero ryo mu Kigabiro. Umunsi umwe ngiye guhaha musangayo Philomena muri 2009 arimo acuruza, turaramukanya, ati uwahe se wa mwana we, ati ko ntakumenye, ati nyibwira, ndamwibwira. Mama wawe ninde? Ni Gatarina. Mwari mutuye he? Ni haruguru yo kuri gereza, amatongo y'iwacu, ahantu imbibi na gereza yaririmo. Ahita abyibuka, arumva turaganira, ahita amenya, ati yo, tuganira byinshi, tuvuga ku bantu benshi bagiye batandukanye, abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, abandi barokotse, n'abandi bantu bagiye batandukanye. Biraba birarangira, ariko nta nimero ye natwaye, nawe nta yanjye, uretse ko 2009 ni na kera, byaranashobokaga ko umuntu yaba atakizifite cyangwa ngo abazibuka. Ubwo rero ejo muri mbonye itangazo, njyewe nahise nandika ku rubuga, ndavuga nti Philomena 2009 twarahuye, mbishyiraho ibyo byose nk'uko mbibabwiye. Abantu rero bahita bambwira bati ibuka neza wa mwana, ushyira ubwenge ku gihe, ukurure rwose udufashe, turebe ko uyu mwana yazabona umuryango. Abantu tugiye duhuriyeho barambwira bati witonde, wicare neza, wumve n'umuntu wese wahamagara kugira ngo tubone byibura Philomena, tumenye ko akiriho. Ndababwira nti rero nandika ku rubuga nti mbwira umuntu umwe witwa Murindwa, ni ubwire Garatia mama Janviere, kuko nibo bakureze, nawe yari afite umugabo w'umucungagereza, nabo buriya badufasha. Biguma gutyo, numva ko mbahaye orientation nanjye, kuko ari abantu benshi baba batandukanye bagiye gufatanya, twese tugafatanyiriza hamwe tugashakisha. Numvaga ko ari n'ibintu bizanoroha cyane, kuko buri yivuze umucungagereza hariho n'abandi bantu benshi bariho bameze nka Philomena babashaga gutanga amakuru, ariko ntibyakunze. Ejo bundi rero nza kubona nimero y'umukecuru umwe babanaga witwa mama Aurore, ndamuhamagara, ndamubaza nti se nta makuru wamenya ya Philomena, kuko twari twarigeze guhura tumuvuganaho. Arambwira ati reka nzikoherereze, ahita azimpa, niko guhita nanjye mpamagara inimero zanditse ku itangazo, mbahuza na Philomena. Nsoza rero ndashimira Imana, Imana yo mugenga wa byose, Imana yo murinzi w'abantu bayo yiremeye, kandi ndashimira umugambi w'Imana yaturinze twese ikatugeza uyu munsi, ikaba yongeye kuduhuza n'uyu mwana cyangwa umuvandimwe Yankurije Perusi. Ndashimira kandi n'Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye. Yego. Muri abantu beza cyane, Imana izabashyigikira, igikorwa mufite ni igikorwa cyiza. Ni ukuri nahoze ndi gutekereza mu mutima, ndavuga ngo njye iyo kinamico ntabwo njya nyumva, ko sinjya numva radiyo, ariko buriya abantu baburanye n'ababo, burya umuntu utashyinguye cyangwa ngo apfe ureba, iteka uhorana akantu ku mutima. Sinzi ko namwe ariko mumera, ariko mwaje muri igisubizo. Imana izabashyigikire, uyu murimo mwiza, igikorwa cyiza, kandi uwo mubyeyi watangije iki kintu, Imana izakimuhera umugisha ukomeye.
murakoze turabashimiye nimukomerezaho buriya natwe hari abo tutazi irengero ryabo turaza kuganira by'umwihariko ntawamenya impamvu nahoze ndi kubwira umugabo nti ntawamenya impamvu nta kintu Imana ikora idafite impamvu ifite impamvu yemeye kumpuza namwe mwese nkamenya uyu muryango ndi kumwe na mukuru wanjye hano umuryango wampaye kugira ngo amperekeze bavuze bati ntabwo wagenda mu muryango ahantu tutazi ni byiza kugira ngo guherekeze nawe ndamushimira ariko ibindi turabiganira ndabashimiye mwese rero murakoze Imana ibahe umugisha nashima Imana ko ari igisubizo cya byose ubwo ijwi ry'umubyeyi utihebye naricaye numva inkinamico maze kuyumva ndarira noneho umutware wanje akaja yishiramo amaze kuyishiramo abwiye umwana w'imfura ati andika izo nomero uzihimbe umwana aza kuzandika arazimuha azishyira muri telefone ageze ahantu agiye mu kazi nari ndi kumureba yicara ahantu mu nkwangu ubwo arangije araza arambwira ati ngaho itaba uyu muntu ndamwitaba amaze imyirondoro ndayimubwira nuko bibaho ubwo umutware wanje agahora ariko wahamagara ati none bimeze bite ndamubwira ngo ni ku murongo ubwo rero bigeze aho aza kumbwira ati nzaguhuza n'umuntu w'Urubavu muvugane ubwo ariko wa gatatu nijoro muramukazi wanje mushiki wanje yari afite inda twari tutegeranye bamujana mu kabaya ahita abyara umwana we ahita afasiga uruhinja ubwo tuja kumushingura ku wa kane umaze kumushingura bukeye nja kureba urwo ruhinja kubwo umutware wanje nawe ise yapfuye 97 igihe abantu birukaga inkotanyi ziri kurwana muri Gihira ahantu mwumvaga hasigara nyina nawe aza gupfa yishwe n'indwara asiga abana 8 n'umugabo wanje arimo umugabo wanje ari wubaka gusa abandi bari batubatse ubwo none uwo asize umwana barambwira bati uruhinja rero ni ukufata rukonkana n'uwo rwawe niko bimeze nzahagonza ubwo nja gusura abari ku kabaya nje arambwira ati nomero yagushatse ndamubwira nti ubu nta magambo mfite yo kuvugira kuri telefone uzabimbwira ejo mu gitondo ubwo mu gitondo nibwo nitabye uyu muntu baransaba kugira ngo musange ahantu aho i Rubavu singambira kuri telefone nta muntu yakora kuri telefone mu gitondo nabwiye nti telefone ntagiye nabibonera ko ntawe nenda kuzahamagara umuturanyi uzamubwiza umuntu ubwo rero nibwo nashatse umuntu ndamujana njana n'ibyo kurya musiga kuri rwa ruhinja ruracari mu byuma ndamubwira nti nta minsi nzamarayo nzaza kuwa kabiri bazadusezerera ndi gushikira urwo ruhinja maze ndutware ubwo ndaza nzana n'umwana wanje ukurikira imfura yasigaye kuri uyu mumama imodoka zari zamumereye nabi kuko niwe wari uzi telefone ubwo rero buca turi kuza nuko tubwire uburyo ki nyine nubwo yavuze mwatandukanye hira aho ngabo umucamake uko waje kwabura kwaje gukurikira abandi kwageze muri Kongo nuko wavuyeyo ubuzima wabayemo nyuma yo gutandukana na Forumide aho hantu twahageze ari nijoro turaharara uri kumwe na Forumide ansiga ku rugo rwari ruri hariya hirya nyine noneho bwije barambwira ngo ninje guhagarara ku muryango wacu ngo atasahura ibintu birimo nari mfite imfunguzo ndagenda mpagarara ku muryango ubwo mbona abantu benshi bari guhunga nanjye ninjira mu nzu kiriya agakapu kabagamo imyenda yanje ndabakurikira turagenda aho twageraga bampaga ibiryo
ubwo igihe turi kugenda turi igiheri mu kureba ariko abana babo bakanyanga. Noneho igihe turi kugenda bari bafite igiti cy'icyesi ariko itarimo amacupa, bacikoreye gusa, nta nzoga zirimo. Ndangaguje ndababura, ndazamuka mu mpunzi zari zitetse, basanga umugabo arambaza ati se nyoko ninde? Ariko Foromina akaba yarambwiye ati ntukongere kuvuga ngo mama Solange, uzaje uvuga ko nyoko ari Foromina na Sikorokondo Piyeri. Aho nkora nari nzi ko atari data, ari umutware we. Ubwo rero umugabo arambaza ati none nyoko yitwa nde? Ndamubwira ngo ni Foromina. Arahamagara muri za mpunzi nyinshi, arazihamagara habura uwitaba. Haba hari gutse umugabo aramubwira ati njyewe uyu mwana ati kuri guhamagara, ati umwana ndi guhamagara numve ko nabona ababyeyi be, mfite abana 9 kuko nje sinamushobora. Aramusubiza ati mpereza uwo mwana, nta n'umukobwa nabyaye, mwijanire. Uwo mugabo yaranjanye aho umuryango we wari uri, abwira nyina wamubyaye ngo uri bucura nkuzaniye. Ubwo tubaho ngaho, arangije akaja nshira ku mugongo akampeka, akavuga ati uyu mwana yazimiye kera kuko ubu ndi kubona atakirira, ntabwo ari uwabona. Turagenda akaja mpeka mu mugongo, aho tugeze agafata amavuta y'amaka akayansiga, ukanzinje ndamusiga kure vuba. Igihe carageze rero ava mu mubiri yishwe n'amacinya, ansigira nyina n'umugore we. Turahunguka, ndahaza mbana n'umugore we, abyara abana 2, nkaja mpeka umwe nawe agaheka undi. Ubwo tuza kunaniranwa, umuhungu w'uwo mugabo w'imfura ye arahaza, yabaga kwa nyirakuru ubyiharase, abwira nyina ati uyu mwana ndamujanye kuko uramunaniwe, data aramudusigiye. Anjana kwa mukecuru, basanga umwuzukuru w'umukobwa we. Tubaho ngaho, uwo mwuzukuru we igihe kigeze, ubwo nyina aramubwira ati uyu mwana uzabane nawe kuko afite ubwenge. Ubwo araza kunyubakira, turabana kugeza ubu turi kumwe. Ntabwo bisobanuye neza, uwo mwuzukuru w'uwo mukecuru mwaje gukundana niwe muri kumwe ubu ngubu? Ubwire rero aho utuye, akarere, umurenge n'abana ufite, ujya ku musozo, nyuma uherutse uvuga umuryango CCMES Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye. Ubu ngubu utuye he? Mu karere ka Nyabihu. Nyine byose bitondagura. Tuye mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Rambura, akagari ka Kibisabo, umudugudu wa Bugondi. Nkaba mfite abana 5. Ubwo nashimira Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye ubwo rikoze iki gikorwa. Muri wowe wumvaga ko uzabona umuryango, wabifashe ute? Uyu munsi urabona ute? Mbese tubwire imbamutima zawe. Uyu munsi kugeza ubu ntandi kubyemera neza. Kenza babanje bambwira ahantu bashinguye data. Data bamushinguye muri salo. Muri salo. Nibyo ibyo avuga ni ukuri, kuko ntabwo wapfa kubyemera, kuko papa yapfuye muri 1992, urumva n'iki yatwara abana batoya. Uyu ni mushiki wanjye n'unkurikira, kuko data bamushyinguye muri salo yiwe ahantu ubu ni mu mudugudu wa Nyamyumba, mu kagari ka Bukiro, mu murenge wa Murundi. Ubu rero ngaha turi kubarizwa ni mu mudugudu wa Nzobe, mu kagari ka Kamina, mu murenge wa Murundi, akarere ka Karongi. Ubwo uyu nguyu mushiki wanjye Yankurije
Perusi niyo nkurikiraga, kandi kuba yarankurikiraga ni nanjye washyinguye data, ni njyewe wamushyinguye, kandi namushyinguye n'abo kwa sogokuru aho ngaho yavuze kwa hari bita kwa Sitefano. Ubwo rero kumushyingura akavuga ati ni muri salo, nibyo buri mushiki wacu ibyo wazirikanye nibyo, uko wagiye uri mutoya nanjye wari mutoya sinakwibukaga, ariko kubw'uri kuduha ibimenyetso rwose turushaho kwibuka, nuko byagenze twanahakugeza nta kibazo. Ariko ubu ngubu inzu ntabwo igihari kuko urabona ko twahuye n'imibereho mibi turatatana gutyo, ariko Imana ishimwe kuko twongeye guhora tukakubona. Humura rero ni twebwe, kuko njyewe nunanzirika neza numvishe utaramvuzemo bakunda kunyita Kibasu, niryo zina bampimbaga. Nitwaga Kibasu rero niko bampimbaga, akaba ari wowe nkurikiraga. Nari ngize nuko ntagize neza ko mama yari afite undi mwana muto w'umukobwa. Yari afite umwana muto w'umukobwa, nibyo yaje gupfa, aho mama nawe wambajije ati mbese ari hehe, 94 baramwishe. Ubwo nuko dusigara turi imfubyi, uriya mushiki wacu niwe usigaye aturera, turi utwana dutoya. Ndumva yarasigaye, ubundi bura ntwari ufite n'imyaka 16 wowe. Ubwo rero nuko twabayeho, tubaho gutyo. Forumi nawe yaraza akatubwira ati umwana twaramubuze, ariko ntako atagenje, kuko ndibuka ko yigeze no kubwira musaza wapfuye wari umusirikare ngo azajya ashakisha. Ndabyibuka ko iryo jambo bigeze kurivugira ku irembo iwacu turi utwana dutoya. Ubwo rero ihangane ni twebwe, kuko cyane cyane ikintu nakwibukiragaho, nakwibukaga ko twajyaga twicara tuvuye kuvoma tukicara ku irembo uri umwana mutoya. Nibuka n'igihe kimwe aho wajya gukunda kuvuga uti hari igiti cyari kirimo, maze mama akakubwira ati mbonye kino giti gisumba ati burya urimo urakura. Ubwo rero mu by'ukuri nanjye nishimye bakimara kumbwira ngo barakubonye. Nabimenye kuwa gatanu ku isabato, nirirwa hano, ejo ku cyumweru nirirwa nkwitegura, none uyu munsi kuwa mbere bakongerejeho. Ubwo rero ninjye musaza wanjye wasigaye, ngira ngo wavuzemo ubudogo nawe yaje gupfa. Ubwo rero njyewe ni njyewe uhari, ubwo ninjye usanga n'aba ngaba bashiki banjye. Ubu nuko twari tugeze amahirwe ko twungutse undi muryango ukaba wa 4. Imana ishimire uriya mama wacu, kuko ntabwo twari kuzabimenya, kuko mwana murinzi akaba akiriho. Kandi ishimire namwe mwese mwaze kutureba duhuye n'uyu muvandimwe. Murumva igihe gishize muri 92, ashobora kuba yaragiye muri 93, 94 Jenoside iraba. Ubwo nawe mukurikiza icyo gihe umuntu mudahura, umwana wari twamurenganya, natwe ntabwo twari kumumenya, usibye ko tugeze amahirwe ko baduhuza, ubu nitwari gura ngo tube twamenyana. Imana rero ishimwe cyane, kuko natwe dushima Imana yuko yongeye kumutugezamo. Ni ukuri rwose Imana ihimbazwe. Rero murakoze. Aho ngaho mu mudugudu wa Nyamyumba mu kagari ka Bukiro mu murenge wa Murundi mu karere ka Karongi, tuzahamugeza abone aho ngaho aho twari dutuye, abone n'aho ngaho kwa basekuru yavugaga hose. Icyo cyerekezo azakibona, naho kurushira azahabona kuko harahari. Ubwo rero tuzahamugeza. Kandi ku ishorero hakorerwaga iki mbese? Musobanurire neza umugezi uko wari umeze kugira ngo muzahamugeze. Uwo mugezi bawitaga Kibumbiro, wari ufite kano bitaga muri Namba, hakamanuka rero ngo kurushaho bakunda kuhashorera inka. Hari n'ahantu twajyaga kuvoma ku Buvoba tutagiye nko kuri kano, bahita ku Kibumbiro, niho rero kurushorera aho ngaho yavugaga. Ubwo rero tuzahamugeza, harahari agenda hitegereza, nubwo ibirere byagiye bihinduka, ariko ni amatongo gusa, ntabwo azagenda hasanga amazu, kuko nkatekereza abasokuru ngo hose barashize. Ubwo rero ni ukuzagenda tumwereka icyerekezo cyaho, ariko tuzahamugeza nta kibazo gihari. None buranyuzwe se, urabona uyu muryango twicayemo ari umuryango wawe?
ndanyuzwe ndi kubona ari bo. Murakoze, nubwo amazina nayavuze ariko ndumva utayumvise ndongera nyisubiremo. Izina nitwa Twagire Celestine. Uyu mudugudu nyobora akaba ari umudugudu wa Nzobe, akagari ka Kamina, umurenge wa Murundi, akarere ka Karongi. Ni byiza rwose, ndishimye. Ejo nimugoroba uriya mugabo Jean Marie wo muri mudugudu nyobora, nagiye kumva ahantu narindi ku gasantere, yaza kundeba ati nagushakaga, ikibazo nagushakiraga, hari mushiki wanjye twabuze, none bambwiye ko ejo ubu yabonetse, ejo bazamunzanira. Njye rero nagumije gutegereza hariya, nari nzi ko mushobora kumanuka umuhanda nawe mwaciye kuri kaburimbo. Ngize no kubaza nabone se hari abantu baba bamanutse hano, bati nabaciye. Ubwo uyu mugabo niwe wampamagaye kuri fone, ubwo bambwira ko abashyitsi bahageze, ubwo nahise nkora ibyihuta, ariko nugamye imisantere hano bita mu Nzobe. Ubwo rero nawe nkaba mushimira kubera ko burya mu mabwiriza iyo abantu baje mu mudugudu tugomba kubimenya kugira ngo n'amakuru dushobora gutanga tuyatange ko n'igikorwa cyahakoze. Iki gikorwa rero cyabaye akaba ari igikorwa cyiza. Ubu nujya no kugenda dusigira nka telefone, hari ibibazo byinshi nk'aya makuru ushobora kugira nk'abandi tuba tuzi, umuntu akaba yakubaza mukagumya mukadushakira, ibintu akaba ari byiza cyane. Numvise rero ukuntu ishene ikurikirana uriya mubyeyi n'uriya Philomene, ubwo ukuntu mwagiye muhanahana amakuru n'inzira iyo mwaturutse ahantu kuri gereza ya Ririma, ndahazi n'ahantu kure cyane, kuko hariya nanjye narahanyuze muri kiriya gihe cya Jenoside. Ngo natekereza kuba mwavuyeyo mukemera kuza, kuko intanga ahantu ku Kibuye. Noneho rero kuri gahunda y'uyu munsi nkaba nishimye, nanjye ubuhamya nzabutanga nshimira n'iki gikorwa cyabaye cy'uriya muryango Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye. Nkaba ndishimira cyane kugira ngo mwemere mwitange kuri kiriya gikorwa mwemeye gukora. Reba imvura yabanyagiye, ariko kubera ubwitange bwanyu mukaba mwemeye gukora iki gikorwa. Nkaba mbashimiye, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Yego. Murakoze cyane. Nk'umusanzu ngiye gutanga mu gukora sensibilisation nk'ibi bintu uko bimeze. Hari abantu benshi bagiye bahunga bakabura abana, ababyeyi babo, abantu bakabura gutyo. Noneho nanjye nabaha ubuhamya ko nimero muri budusigire twajya tubahamagara tukababaza n'abo bantu ku gikorwa cyabo, bakaba batubwira amazina yabo babuze, natwe tukabagezaho kugira ngo mugumye mudushakishirize umusanzu, akaba ari nguwo nabafasha. Mbashimira rero, murakoze. Murakoze cyane. Iyi raporo ndayitanga ubundi kuri gahunda isanzwe. Iyo ikintu cyabaye, cyaba ari icyiza cyaba ari n'ikibi, dutanga raporo, kuko ibintu byakozwe nk'ibi ntabwo biceceka. Ubu ndabwira akagari, mbwire n'umurenge, iyo raporo yose babimenye ko ibintu byabereye hano mu mudugudu wa Nzobe, mu kagari ka Kamena, mu murenge wa Murundi. Nkaba mbashimira rero, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Mbere ndabanza gushimira buryo ki mwatwakiriye mu muryango wanyu, kandi nkashimira uburyo mwahise mubona ko Yankurije Perusi ari umwana wanyu, nta mananiza abayemo. Nabyo ni ibyo gushima, kuko iyo tuza gusanga mumwihakana muvuga ati reka reka, nabyo byari kuza kuba ikibazo. Ubwo rero turashima Imana pe, igikorwa cyo kuhuza Yankurije Perusi mu muryango we kigiye neza. Gusa igisigaye nk'uko yabibasabye, murabona ko twahuriye ku muvandimwe we, musaza we, ariko udatuye aho bari batuye mbere. Ubwo rero nk'uko yabibasabye nk'umuryango,
mugomba kubitegura mukazareba buryo ki mumugeza ahari mu iwabo nyine ku ivuko. Nubwo ari mu karere kamwe, umurenge umwe, ariko murabona ko utugari n'imidugudu bitandukanye. Niyo mpamvu mugomba kumujyana aho hantu agashira amakenga, noneho akumva ko ari mu muryango, noneho yumva nta kintu akishisha. Ubwo rero mu gusoza ndakomeza mbakangurire kutubera intumwa. Aho mutuye, abo mukorana, nk'uko White yabivuze, mu magurupe mukorana nayo anyuranye, mukamenyekanisha umuryango CCMES, Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye. Nababwiye ko ikinamico nyine igenda ijya ku musozo, ariko n'ubundi hari n'ahandi hantu tucisha ubuhamya bw'abantu baza batugana kuri chaîne YouTube Abacu CCMES TV. Ubwo nk'ibi biganiro tugiranye uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi bizahita bisohoka kuri iyo chaîne yacu YouTube. Hari n'ubundi buhamya bunyuranye bw'abana benshi n'ababyeyi bashakisha abana babo, imiryango twahuje, byose mubisanga aho ngaho. Ubwo rero ni ugukora iki? Ugakora subscribe kandi ukayohereza n'ahandi hose ubasangiza ibyo uhasanze. Iwanyu rero aho mutuye, mukangura ababyeyi bitinya, bumva ko abantu babo bapfuye, abana bapfuye, abana barahari murabibonye, ahubwo habuze ababashakisha. Habuze ababashakisha, ababyeyi duhaguruke, n'udafite uwo yabuze akangura umuturanyi, azi ko yabuze umwana we, asange agana umuryango CCMES, dufatanye gushakisha uwe waburiwe irengero. Nanone turakangura ababyeyi barera abana batari ababo, bagiye babakira mu miryango, nabo bagerageza bababwiza ukuri kandi babafashe gushakisha imiryango bakomokamo. Hari abagiye babima amakuru bakajya babwira ati ariko ubundi wabuze iki? Urashakisha umuryango, hano hari icyo ubuze. Murabyumva? Ubwo rero nabo babyeyi nabo abaza gukurikira iyi video, aho bari rwose bavugisha ukuri, abana babwiza ukuri, aho babafashe gushakisha imiryango yabo. Ubwo rero buri wese abaye intumwa, ndumva buhoro buhoro aba bana bacu bazajya babona imiryango bakomokamo, ariko n'ababyeyi nabo bakagira uruhare rwo gutera intambwe, bagatinyuka, bagashakisha. Umuntu utashyinguye ntabwo bavuga ngo yarapfuye, niko twabivuga. Ubwo gerageza, nubwo wamenya amakuru ko yapfuye, burya nabyo amakenga arashira, ukamenya ati byararangiye ntawe ukiriho. Ariko igihe cyose utari wamenya amakuru, haguruka ushakishe. Ubwo rero nasoza mbashimira, nshimira n'umuyobozi w'umudugudu wa Nzobe, nakomeze atubere intumwa, yatubwiye ko amenyesha akagari igikorwa cyabereye mu mudugudu we wa Nzobe, n'akagari nako kazatumenyeshereza umurenge, babone ko ibikorwa dukora ari ibikorwa by'urukundo, ibikorwa by'impuhwe. Ari niyo mpamvu namwe mugomba kutubera abavugizi hirya no hino, n'ubuyobozi nabwo bukadushyigikira. Murakoze, ndabashimiye cyane.